Ubwo twageraga aha ngaha twagize amatsiko yo kumenya niba iyi nzu ituyemo abantu, dore ko hari hanitse imyenda, ikindi kigaragaza ko iyi nzu ituyemo abantu hari hariho ingufuri ku rugi. Gusa ni inzu ubona amabati yarashaje, ni inzu iva cyane, ni inzu amatafari amwe yarahirimye ku mpande zigiye zitandukanye, yewe n'iyo uzengurutse inyuma uba usanga ari inzu, ni inzu yasenyutse impande zose zigiye zitandukanye, wareba mu mpande z'inyuma ugasanga ari inzu yamezemo ibyatsi. Gusa twagize amatsiko kumenya niba iyi nzu yaba ituyemo abantu. Uko wabitekereje ukibona nanjye niko nabibonye, ni inzu iriho ibyatsi, ni inzu irambitseho amabuye, gusa twari tuzi neza ko iyi nzu idatuyemo abantu. Icyo nagusaba rero, tera agatebe wicare ngusobanurire kimwe kuri kimwe, umenye uburyo iyi nzu yaba ituyemo abantu. Ni inzu ituyemo umugore n'abana bagera kuri 2. Abaturanyi b'uyu mubyeyi uba muri iyi nzu bafite impungenge ko iyi nzu izamugwaho, basaba ko hari icyakorwa kugira ngo ubuzima bw'uyu mudamu buve mu kaga ndetse n'aba bana arera. Gusa ni umudamu witwa Mukeshimana Maria buri mu kaga. Hari icyo ubuyobozi bw'akagari bwabivuzeho, ibyo byose muri buze kubikurikirana. Mukeshimana Maria ni umukene nyine utishoboye, udafite epfo na ruguru, nta na kirengera afite, nyina na se ntabo bari kumwe, iyo baba ni kure cyane, aba mu nzu rero yapfuye yasakambutse, iva cyane cyane, si no kuva ahubwo yarashwanyaguritse, kuko yari iwabo yarashaje irashanguka, apfa kuyibamo bitewe nuko yarabuze ukuntu abigenza. Imbereho rero ni uko ihagaze. Twebwe tubibwira abayobozi ngo bamusayidire, bamufashe, nabo bamuteze imbere, bamukura ahantu habi, bamusakarire. Ubwo rero kugeza uyu mwanya ntabwo tuzi aho byahereye, kuko twari tuzi ko leta yamutekerejeho igiye kumufasha. Haniya tugiye twumva amakuru ngo bagiye kumusakarira, ariko iyo urebye usanga abakennye barahari, ariko we ni uwa mbere kuko we ntaho kugama afite. Nta n'uwabyemera ko hari umuntu ubamo, kuko yarashangutse nk'uko bene yo bayisize, ariko we kubura uko agira yaje yinjiramo kubera kubura uko agira. Afite abana 2 babana muri iyo nzu, babana muri iyo nzu. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo imvura iguye ajya kureba aho asaba amakoma akayishyiraho, ntasinzira. Iriya nzu uko nyibona ntago nayiryamamo, kuko nta muntu watinyuka kuyijyamo, irashaje, imvura iguye, ahubwo se imvura yo kwa kane irayisiga amahoro. Murabona izamuhitana, ni ukumusengera, ahubwo mumusabire ubufasha vuba, murebe uko mubigenza, naho ubundi birakomeye, murengere bari abana. Uyu Mukeshimana Maria ubwo twamusangaga mu kazi asanzwe akora ke ka buri munsi, ni akazi ko guhingira abantu bakamuha amafaranga kugira ngo abone imibereho ye ya buri munsi imutungana n'aba bana be 2. Mukeshimana Maria yanze kutuganira. Abana nibo turi kureba, naho nyina we ntacyo, we ntashaka no kuyarekura amakuru ye. Imyaka ibaye mu nama turamuvuganira biranga. Twamusabira kubakirwa, bakamwubakira, bakamushyira mu nzu nk'uko abandi bagiye babafasha, nawe bakamwubakira, akabona ahantu yugama kugira ngo atazaduteza akaga, kuko dufite n'ubwoko n'iyo nzu yashangutse ishobora guhirima ikamugwaho, kandi yibwiraga ngo ari mu nzu. N'abo bana ugasanga umuryango uraharimbukiye. Natwe byadushimisha kuko nawe aba avuye mu bwigunge. Ngewe namusabira ahantu ho kuba, kubakirwa, ubuzima bwo azakomeza acishura nk'uko n'ubundi yari asanzwe ayica, ariko afite aho ataha. Iriya nzu iguye kuri bari abana ntitwaba dufite ibibazo. Ubwo twamenyeshaga iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Jarama Shadarake, yatubwiye ko iki kibazo yari asanzwe akize. Yatubwiye ko hari kominikasiyo y'akagari n'umurenge barimo barakora kugira ngo uyu Mukeshimana Maria akurwe muri iyi nzu vuba byihuse, kugira ngo ubuzima bwe n'ubw'aba bana butazagendera muri iyi nzu. Gusa ikindi kibazo kirimo ni uko iyi nzu bakabaye bayubaka nk'akagari n'umurenge. Ikibazo n'imbogamizi byaje kugaragaramo ni uko uyu Mukeshimana Maria atuye mu manegeka. Gusa uyu muyobozi w'akagari yatubwiye yuko igihe hazaba habonetse ikibanza uyu Mukeshimana Maria bazamwubakira bakanamusakarira. Aba mu nzu ishobora kuzamugwaho, sinzi niba ayo makuru muyafite. Atuye hagana he? Muri Jarama. Yitwa Mukeshimana Maria. Mukuru ndayazi.
urumva nyine yari yarahavuye akagaruka nyuma yego avuga ngo ikintu kigomba kuba gikorwa yaje ku kagari agomba kuhakorerwa ubuvugizi tukamusabira amabati tukareba wenda ko bamuha amabati ariko hariya ntabwo ari mu miturire ntabwo bamwemerera ntabwo ari mu miturire ntabwo ari mu miturire ikintu gihari turimo turakoraho yego turimo turareba wenda ko twamushyira mu bantu leta icumbikije yego wenda akareba umuntu wamutana hariya abonye umuntu wamuguranira akabona ikibanza agatangira kubaka twamukora ubuvugizi tukareba ko amabati yaboneka yego ariko ndakizi nta kibazo muri iki gihe cy'imvura ni iki mwamufasha kugira ngo murengere ubuzima bwe murengere n'ubuzima bw'abana be muri gihe cy'imvura urumva n'indi kuba ko ejo navuga na gitifu w'umurenge yego natwe tukareba ko dushobora kumusabira icumbi tukamushyira mu bantu leta ifasha noneho bitaba ibyo dushobora kureba ubundi buryo bwa hafi mu gihe tugitegereje ubwo bufasha kuko narahabonye asa n'ahababaje yego tukareba niba ari ukuntu dushobora kwikusanya nk'akagari wenda tukamubonera icumbi nawe ryaba ry'ukwezi igihe umurenge utaradufasha yego nicyo kintu gihari dushobora gukora ni iki mwabwira n'abandi batuye ahantu hameze nka hariya muri iki gihe cy'imvura ikintu dushobora kubabwira muri iki gihe cy'imvura by'umwihariko yego ni ukugerageza kwirinda cyangwa se igihe hari imvura idasanzwe bakagerageza kuba bakugama ahantu hameze neza hataza guteza ibibazo kuko by'umwihariko hariya ntabwo ari mu miturire kandi ikindi igihe hari uretse n'imvura n'abagizi ba nabi bashobora kuba bamugeraho niyo mpamvu twabitekereje gutyo ko tugomba kumufasha muri ubwo buryo ahangaha mubona twari turi ni mu kagari ka Jarama mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke njyewe wabateguriye iyi nkuru ndi nshuti Isaac hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV reka mubwiye ngo niba aribwo ukigera hano kuri chaîne yacu icyo bigusaba kugira ngo ujye ubonera amakuru yacu ku gihe ni amakuru aba yizewe yo kuri teri nureba munsi ya video kandi subscribe ukande like ukore share hanyuma n'ibintu nagukundira uduhe igitekerezo cyawe muri comment mugire ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza.